Nyakubahwa honorable. Allo? Ni byiza amakuru. Nashaka kubaza urateganya kujurira icyemezo cy'urukiko rukuru cy'igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazaba ya miliyoni 30. Ibihe byiza kuri wo kurikiye Ukwezi TV cyangwa se Ibigwi TV cyangwa se ITV. Uyu munsi twahuje umurongo ibintu cyane yaga mbyumva ku maradiyo bavuga ngo twahuje antenne. Uyu munsi twahuje umurongo w'ikiganiro kuko aha ngaha turi ni ku rukiko rukuru rwa Kigali i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ni nyuma y'isomwa ry'urubanza ubaba muri Kigali ko isomwa ryasizwe kwa mbere bishize munsi ari nabwo rusomwe ijoro ikintu cya mbere namaze kubona nanishimiye nibazaga impamvu bushite batuzaniye ubusa tukagenda tumvise isomwa ry'urubanza ariko uburyo urubanza rwase kandi muribuka yuko yavuze ngo ariko byo yavuze n'ibyo ubwo turarangiza amazi Yego ibikubiye mu isomwa ry'urubanza binyeretseho ko yuko ushobora kuba rwarabanye gukora ko basomye ibintu byinshi kandi tunumva turimo akagufa kuko uru rubanza ruranaremereye nubwo bwana Bamporiki nawe ari umuntu wari ukomeye cyane mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo ari urubanza rwagomba guhubukirwa cyangwa se gufatirwa umwanzuro rugasomwa detaye zose zitabanje gushyirwa ku rupapuro ku buryo umucamanza aza ameze neza cyane abantu kure tubwire ko Bamporiki Edouard yakatiwe imyaka 4 na ihazaba 60 amafaranga yagabanutse kimwe cya kabiri igihano kiyongeraho umwaka umwe nuvuga ngo Bamporiki Edouard ubu ngubu agomba gufunga imyaka 5 abyo kwisubika hanyuma ihazabu yavuye kuri 60 igera kuri 30 turaje twasobanurire mu byukuri ibyavuzwe mu isomwa n'ibyashingiwe kugira ngo igihano kimere gutyo reka tubanze tumenye ubundi uyu munsi kuri 23 z'ukwa mbere 2023 ubundi urubanza rwagomba gusomwa isaa 8 murabona ko nyuma yo gusubikwa bagashyira ku isaha ya saa 8 nayo yaje kwimuka bashyira saa 10 kugira ngo babanze babinonosore neza byumvikana ko bafite umutwaro ukomeye cyane umutwaro bagage kabisa ubona ko urukiko rwe rwiteguye kuza gusomera abanyarwanda uru rubanza rushingiye ku busesenguzi bwakoze mu ngingo z'amategeko zitandukanye mu bitabo by'amategeko niyo mpamvu rero saa 10 nazo zageze n'iminota iraho nk'iminota 30 nanone burya ntirwatangire saa 10 mu kanya rero saa 10 ariko ubundi baza hafi saa 11 so ngewe rero nabanje no gusa n'uwijujuta numva ko ari serivisi hari zigenda gake ariko urubanza rwa Bamporiki buriya kopi y'urubanza ngira ngo umuntu ashaka wayigura iraryoshye cyane cyane bumva igifaransa umucamanza yagiye ashyiramo abahanga ibintu bagiye bavuga bakubigarukaho amakote ururimi rwa Molière rwose hariya igisarikozi cyakoreshejwe cyane mu isomwa ry'urubanza bagiye bagaragaza abahanga bagiye mu byo bagiye bavuga bagaragaza reka dusebenda nk'abasimbuka gatoye kijanye n'ubucuti mwiburana Bamporiki hari yavuze yuko ngo ari amafaranga yakiriye ngo byari kubera ubucuti yaraftanye na Norbert bahita bakotinga umuhanga bavuze ngo ubucuti bwa nyabwo n'ubucuti bw'amarangamutima budashingiye ku cyo ushaka gukura ku nyungu ahubwo nkibaza se twebwe ibigo byacu bishingiye ubucuti bigo bifitanye bushingiye ku kibwana Theo nta nyungu zirimo cyangwa n'ubucuti bushingiye ku marangamutima n'imbere kamere muntu ubucuti buri ine nibwo tufite cyangwa ni nk'ubwa Bamporiki na bwana Norbert ari indonye ntajye kugira ngo dukurane cyane so ubucuti nk'ubwo tubwimamayira hari ubufatanye busanzweho bushingiye ku kiguzi hanyuma ariko tubanze duha abantu ishusho mu rukiko byari bimeze bite kuko mbere na mbere reka twinjire mu rukiko umucamanza yinjiye mu rukiko yari inteko y'abacamanza batanu mbariyemo n'umwanditsi hanyuma hari umwavoka uruhande rw'ubushinjacyaha uruhande rwa Bamporiki ntabwo rwari ruhagarariwe Bamporiki ntiyaje mu rukiko niba Bamporiki ahari wajuriye kuko hano twakibutsa yuko ni mu rukiko rukuru rwajuririwe ariko rwajuriwe n'impande zombi Bamporiki yarajuriye n'ubushinjacyaha burajurira ariko ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yuko Bamporiki ajuriye yego
ubushinjacyaha buravuga buti kuza kwibaza bati bamuri iki niyo bikozeho yatajurira yatumye bamwongerera imyaka ariko nawe yagabanyirije miliyoni da ibyo siko bimeze turaza kubigarukaho ubundi yijuriye urukiko ujuriye ntabwo rwemerewe kuguha igihano kiri hejuru y'icyo wahawe mbere kereka iyo ujuriye n'undi muburanyi ubwo ari bwo bushinjacyaha akajurira noneho imanza ziba ari ebyiri urubanza rwajuriwe n'ubushinjacyaha rwajuriwe n'uregwa hanyuma bakabizikombera zikaba urubanza rumwe icyo gihe ibihano bayitanga bundi bushya ariko iyo ujuriye ari wewe wenyine ubushinjacyaha butajuriye ntabwo ushobora guhabwa igihano kiruta icyo wahawe mbere donc urukiko rwajuririye ruza rushimangira ko ibihano wafatiye ku rukiko rwa mbere bifite ishingiro byiganwe ubuhanga cyangwa se rukajya munsi yacyo yego ntabwo rwemewe kubizamura nuko bibundi amategeko akora nuko hajuriye bamura iki akajurira n'ubushinjacyaha hanyuma ikindi kintu nababwira gitandukanye n'icyambere ubamura iki ni ihame agomba gufungwa ubu amavuta moteri zirimo ziracangacanganya kugira ngo zize kumucakira zijye kumucakira baje umunyamategeko arambwira ati iki gihe niyo yajurira ariko turaza gusanga no kujurira bidashoboka ndaza kukubwira mu kanya ikitegeko rivuga niyo yajurira ubu ibyo byose byaba yambaye akaroza akajya yitaba yambaye bura ni roza se oya harya hari imfungwa hari ibara ry'imfungwa n'abagororwa nuvuga ngo muri bamura iki ni wakatiwe ntago ari umuntu ufunzwe by'agateganyo so ntabwo yakambara iroza ni umugororwa rero ni umugororwa agomba kwambara yindi ijya gusa na orange harya ubwo ni orange ubwo niko turayita se orange ni iki mu Kinyarwanda harya okay ubwo ni iryo bara nyine abantu barabizi ko hari imfungwa n'abagororwa imfungwa ni umuntu ubufunzwe atarakatirwa abafunzwe ibye bikiri muri process z'ubucamanza biba wabaye umugororwa icyo gihe rero uri kurangiza igihano agomba gufata uriya mwambaro hanyuma rero niyo navuga ko ijure mu rukiko iyo uburanye mu rukiko rwisumbuye ugakajura mu rukiko rukuru iyo ukatiwe igihano cy'igifungo kigomba gushyirwa mu bikorwa ako kanya niyo wajurira wazajurira ubwo uri muri gereza hanyuma ariko none iki no kujurira ubu uraza kureba ese birashoboka kugira ngo ujurire zakunda turaza kubiga kwa reka dusubire mu rukiko bamurikije Edouard yajuriye ku mpamvu eshatu iya mbere yajuriye avuga yuko icyaha yahamijwe cyo kwihesha ikintu cy'undi icyaha cyo gukoresha ububasha afite mu mategeko mu nyungu ze bwite icyo cyaha yajuriye avuga ko kitagomba kumuhama ati bakimamije kandi ngewe ibyo nakoze nabikoze ntaho muri imbere kuko ngo yatse miliyoni 10 uwitwa Gaterana Robert kugira ngo afunguze umugore we Anita yego ati rero ngewe urwego nakoragamo muri ministeri y'urubyiruko ntaho buriye n'ubutabera bityo ububasha nari mfite ntabwo nabukoresheje kubera yuko ntabwo nari mfite ububasha ku butabera ibyo nabyo ushaka bwavuga yuko noneho byo bwasobanuye buti ibyo wagiye ukora guhamagara Gatabazi urukiko wabonaga ko rwabanzaga kwiga ubujurire bwa buri ruhande ariko urukiko rwabanje kubona yuko buri ruhande rufite ishingiro mu kujurira urabibuka ko babivuze hanyuma muri iki kintu cyonyine bafite ishingiro banabisobanuye ni iki ingano y'ihazabu bari bararengeje neza idateganywa n'amategeko ari niyo mpamvu bayigomba ndashima hanyuma nabamuri cyakemeraga ariko icyo gukoresha ububasha bufite ku nyungu ze bwite ikiganiro cyabaye urubanza rutarasoma urukiko rwavuze ko ibyo yakoraga byose atari buri munyarwanda wabasha guhamagara ministre guhamagara minisitiri w'umujyi wa Kigali ahamagare inzego z'ubugenzacyaha ya kamanzi muri RDB yego ababwira ngo mukore ibi kuko nabibutsa ko hano n'ibintu bibiri bakombine basuzumaga nubwo tuvuga miliyoni 10 yatse Gaterana Robert ubundi byagenze gute reka wenda tuse nk'abaho ishusho ushobora kuba byagenze Gaterana Robert umugore we yarafunzwe kubera icyaha cya ruswa amaze gufungwa biza kurangira Gaterana Robert yitabaje inshuti ye bita amagara bahanaga we yibeshaka ari inshuti ye ariko urukiko rumaze kugaragaza yuko byatari ubucuti noneho inshuti ye iza kumubwira iti ariyo bamura iki aramubwira ati rero ariya miliyoni 10 niyo yamuciye kugira ngo nyine amukorere ubuvugizi ahamagare
noneho wibuke mu nyandiko mvugo yakoreye mu bugenzacyaha bwana Bamporiki yemereye ko ari yeza ndonye kandi yayifashe ntawe uyimutumye. Yego yanditse imbabazi y'icyaha cya ruswa ariko mu kantu ni kabi ntawe uyintumye. ari mu Kinyarwanda yego n'ikaramu ntiramburura uwo mugani abantu bose barawuzi. so yimijwe n'ikaramu ntiramburura rero inyandiko ya Bamporiki iyandikiye yanze kuramburura nyuma y'izo miliyoni 10 Gatera nta kibazo yari afite yari byararangiye cyane. izo miliyoni 10 Bamporiki ari kuzisenyeraho bikarangira haba no mu rukiko ahubwo Bamporiki yaravuze turamuvuna muheto afite amafaranga kuba yampaye adatitira urumva niwe nyiri Romantic Garden nari ku Gisozi afite uruganda rukora inzoga reka ne kuzivuga nibanyishyura yo kuzamamaza nzaruka bimo Gin ariko ni bisanzwe. Noneho arangije akomeza kugenda cyugumva mubwira ngo anandi aza kumupangira umupango wo gushaka ufungisha business ye no kuvuga yuko ngo ibintu akorera muri Romantic Garden birimo bitemeye n'amategeko y'umujyi wa Kigali. Ishinzwe ni Vice Mayor mpabwa n'amaguru arabibaje impamvu atafunze turakisobanura mu kanya mu kugira ngo Gatera abonye bimurembeje aravuga ati ariko rero uyu muntu ugamena amahaye miliyoni 10 arahekenye bibutse ko kugaragaza ko watanze ruswa ntabwo bikurikiranwa ariko yarafunguye umugore we kubw'iyo deal ya miliyoni 10 sinzi niba cyo cyabiteye cyangwa se sinzi niba cyo ko byamera kose byumvikane ko ako gafaranga karakoze kuko iyo kataza gukora ahubwo ngaho umuntu yakibaza nanone kuki kuko urukiko narwo rwagaragaje ko iyo hataza kubaho ko igihe kigera bwana Bamporiki akaregwa agakurikiranwa cyangwa se inshuti ikamuvamo ntabwo yari kwirega nta nubwo yari gushobora kwemera ko yakoze icyaha cyo kwakira ruswa. Bivuze ngo ibintu yakoraga yabikoraga ari konsiya abizi neza ko ari gukora icyaha nubwo we yaje kuvuga ngo izira miliyoni 10 zingana ngo n'agahumbi k'inyamasheke k'umuntu bari ku rwego rumwe banywa kamukaro iki byose. Gatera n'urubera abonye aremejwe na Bamporiki yaravuze ko kubwire inzego z'ubugenzacyaha yego biri no mu mucamanza ashingiye avuga ngo so ubucuti ni ari kujya kwitangira ikirego azi ko amafaranga yamuhaye by'ubucuti ahubwo yavuga ko ari inshuti imushakaho amafaranga ni inshuti ya mwonse yego shaka kumwonga hanyuma rero makuru cyajyaga gihindurirwa inyuto mu minsi yashize hanyuma byaje kugenda rero amaze gutanga ikirego bashatse ikimenyetso gita wa muntu rwakajwiga wa muntu wamenyereye agatoki kamenyereye gukomba gahora gahese bavata ariko se ko nta kimenyetso kigaragaza ko gahese reka turebe ko gahora gahese 10 yari giye Bamporiki ntabwo hari kuboneka ikimenyetso nambwira ngo giye nintamuha amafaranga arapfungishiriza business funge kamutegeruzwa karakadira ari amafaranga yampabwa n'amaguru amafaranga ntabwo ari agatera yandi bita marira imyaka 5 afoto amafaranga afite ribiri iraha nimero ya foto irahani noneho bajya muri banyamamaje ndako yabereye ikintu kitari Grand Legacy mu cyumba cyihariye agenda uko amafaranga ngomba kugabanuka aravuga ati ngewe nka boss ni 3 generali Vice Mayor w'umujyi wa Kigali y'imiturire arike byiri amafaranga barayafata hanyuma ro wibaza impamvu n'amakuru harimo bigaragara ko ndibwo nari yabimbwiye tabaje n'iziriya nzego kugira ngo ute muri yo afatirwe mu cyuho mpabwa n'amaguru rero Merade ni uvuga ngo ni umufatanyabikorwa muri process yo gushyira umuntu mu butabera kugira ngo ubashaka guta muri yombi ariko n'umutekinisiye wamenye amakuru y'ukuntu bajya kubacakira dore ko ngo zira miliyoni 2 zari ziri mu butu y'imodoka ye ukuntu ngo yarize ngo ko yatatse agatakamba akavuga ati muncakeye muteko ibintu bitasobanutse abati ibintu ntabwo ari ibyanye nyabuna dore bivuye ahangaha ariko ngo yaratakambara ababibonye bagiye batugezaho amakuru mu gikari bavuga ko rwose ntabwo yagambanye kubera ko ziranzego zari zibizi dufashe
dushaka gufata uyu muntu ntabwo biranahanirwa kwanga gufasha inzego z'ubugenzacyaha muri process yo guta muri yombi cyangwa se kugenza icyaha yego wabihanirwa n'amategeko yego uko byaje kugenda rero nyuma yo gutabwa muri yombi nyine Bamporiki ya dosiye nyine yaruguye kwa gatera za miliyoni 10 yego izo miliyoni 10 rero Bamporiki akavuga ati rwose nagashimwe ati ndetse harimo no kunyagira ko umugore wanjye rwose yararwaye arembye harimo no kugira ngo amfashe kumuvuza ubucuti ariko 10 zirangiye yanyuzwe yarakomeje umwaka n'amafaranga nyina byaje kumukoraho byatumye gatera avuga ati ndarambiwe se nzajya nkora ninjize sore ndangiza ngaburire ninda yawe noho urumva we yari inshuti yari kimugambanira akajya gushaka abafungisha ibikorwa bye kugira ngo za miliyoni zibone kuza bivuze ngo rero iriya nshuti ibyo byose rero umucamanza navuze yuko babikoraga yabikoraga Bamporiki yitwaje abo bayobozi baziranye kandi kugira ngo abagereho ntabwo ari uko hari ikindi kintu cyabimugejejeho umwanya w'ubuyobozi afite n'impamvu cyaha cyo gukoresha ububasha afite mu mategeko mu nyungu ze bwite cyagomba kumuhamya hanyuma ibindi Bamporiki yaburanye asaba yavugaga ati ihazaba miliyoni 60 ni menshi nibyo koko basanze ari menshi ubundi itegeko rivuga yuko umuntu ahanishwa uretse igifungo nyine ihazabu igomba kuba ari inshuro bakoresha kugera koresha z'amafaranga ziyondonye umuntu yakiriye nuvuga ngo ihazabu igomba kujya mu isanduku ya leta igomba kuba miliyoni kuko za miliyoni 10 hagati ya 30 ngo ni inshuro 3 na 50 arizo nshuro 5 ariko ko ngo hari impamvu nyoroshyacyaha basanze nyine bagomba kureba minimum hari icyo bita circonstance aggravante et attenuante iyo Bamporiki akora ikosa ariko urukiko rwabanje kugaragaza ko Bamporiki yashatse guhindura inyito y'ibyaha yarakurikiranyweho ariko noneho aza kugiramo akantu k'akenge aza kwemera izo nyito z'ibyaha akajya yemera ngo bihindurirwe inyito ariko ndemera ko ibi byabaye hanyuma rero akantu kamurokoye akashakaga ni inyito y'icyaha niyo kive kwitwa ruswa yego ariko hariya ntago ushaka kuba ikosa kubera ko uburana ubushake gufavoriza byo ntago ari icyaha ariko kubura uvuga ati ibintu yakoze ariko byitwe gutya bireke kwitwa ruswa yuko yoroheje ubutabera yoroheje ubutabera ahubwo urukiko rugomba kwigenzura niba koko inyito ashaka cyangwa ibishye cyangwa igomba kwemera rero bwasanze nk'icyaha cya ruswa kimuhama hari akantu umucamanza yavuze nakunze yavuze ngo ubutabera ntago butangwa mu harebwa gusa uwakoze icyaha hanarebwa abasigaye bariga iki ukoresha urufaransa areba umuhango wabivuze yavuze yuko ngo ubutabera iyo butanzwe hanarebwa isomo abasigaye baziga iki ku butabera butanzwe umuntu ari umunyamategeko akaba yayoboraga minisiteri y'urubyiruko n'umuco abo bana urwo rubyiruko ashinzwe kurinda no gusigasira indangagaciro n'amahame na values zose zigenderwaho kugira ngo umunyarwanda aba yijuje norme kugira ngo n'abandi babone isomo rero icyaha cya ruswa cyamuhamye cyo kwesha ikintu cyundi hakoresha uburiganya hanyuma ndetse n'icyaha cyo gukoresha ububasha afite ku nyungu ze bwite ibyo byaha byombi byose ari bitatu byamuhamye imyaka 5 bamuhaye bashyizemo imiyaga muri yavuga y'ubu ntago ari yagomba guhabwa ahubwo umucamanza asobanuye ko yahawe igihano gito ndetse kiri munsi y'iteganywa n'amategeko kuko ngo ubushinjacyaha bwigeze nako urukiko bwigeze aricyo bita afite ni nk'icyo mu kirundi bita karorero hari imanza bita karorero ko zaciwe bitewe n'urwo baciye yego bakayitabaza mu rundi rubanza bijya gusa babyita jurisprudence mu terme technique zo fata karorero ku rundi rubanza rwabaye so hari urubanza rwabaye aho hatanzwe igihano kiri munsi y'igiteganywa n'itegeko Imana ifite pièce oya mbwira abantu bose bategeko yuko kiri hagati ifite pièce n'icumi urukiko rukirangameje ko bishoboka hanyuma rero iyo myaka 5 yo kugira ngo habayemo gushyiramo imiyaga hanyuma urukiko ruranzura ruti dutegetse ko Bamporiki atanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda avuye kuri miliyoni 60 hanyuma afungwe imyaka 5 ese tewo wamaze kuvuga ko wavuganye n'umwavoka umunyamategeko navuganye
umunyamategeko w'inkiko nawe hari itegeko yampaye ni itegeko rigena ububasha bw'inkiko yego itegeko rigena ububasha bw'inkiko niho nza kubasobanurira uburyo bamuriki ese bamuriki yemerewe kujurira kuko iyo umaze byaba mu rukiko rwisumbuye bijya mu rukiko rukuru arirwo turazarwo yego ubigishoboka ni ukujurira mu rukiko rwitwa urw'ubujurire kera bahitaga bajya mu rukiko rw'ikirenga ariko hajemo urwo hagati urudaperi cyangwa se urukiko rw'ubujurire uvuga ngo urukiko rw'ubujurire rufashe umwanzuro ntiwishimirwa n'uruhande rumwe ruri mu kuburana nibwo bijya mu rukiko rw'ikirenga so hano rero iteko rigena ububasha bw'inkiko yego niho tuza kureba niba bishoboka yuko katurebe so hanyuma rero nijana nabwiraga ni kugira ngo urukiko rw'ubujurire rwakire nanashimira umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi ko dufite abantu mu nzego z'ubutabera bakorana n'itangazamakuru cyane baryumva nyuma yo kumusobanuza arambwiye ati byiza nuko naguha itegeko ukabyisomera ndamushimiye cyane ndabashimira systeme juridique muri rusange dusomere rero abakurikiye nanagaya bake muri bo bashobora kuba bataroreza itangazamakuru kubona amakuru kandi amakuru tubona ntabwo ari ayacu turageza kuba n'aya rubanda hanyuma rero urukiko rw'ubujurire rufite kandi ububasha bwo kuburanisha mu rwego rw'ubujurire nuvuga basobanura imanza zaba z'ubucuruzi zaba imanza nshinjabyaha n'ibindi hanyuma bagasobanura kugira ngo imanza baziburanishe ibisabwa yego iyo izo manza zishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu barazakira iyo ni iya mbere wamara ikintu rurimo iyo zatanzwemo ibihano bidateganyijwe n'amategeko ibi byo biteganyijwe n'amategeko ahubwo biri munsi y'iby'amategeko ateganya iyo ku itegeko ritariho ingingo z'amategeko zitakiriho cyangwa zaciwe n'urukiko rutabifitiye ububasha urukiko rubifitiye ububasha kandi ingingo z'amategeko zirimo hashingiwe ku kimenyetso inyandiko cyangwa imyanzuro byatanzwe nyuma yo gupfundikira urubanza kandi hatabayeho gusubukura iburanisha n'iyi ngingo ntabwo irimo iyo zaciwe n'inteko itubahirije umubare ugenwa n'amategeko inteko yari yuzuye ahubwo yari rinarenze yarimo isaga hanyuma iyo zasomwe n'umucamanza utaraziburanishije ibi nabyo si byo barabasomye nibo baburanishije urubanza iyo zitaburanishijwe mu ruhame kandi nta muhezo wategetswe hari mu ruhame kandi rwose byasomero mu ruhame iyo zagirwemo n'urukiko indishyi zingana nibura na miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda izi miliyoni ziri munsi ya 75 iyo indishyi byibuze ari miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda kondisiyo ziruzuye bivuga ngo nk'iyo bamuriki bamukubita ihazabu ya miliyoni 80 urukiko rw'ubujurire rwa Rwanda 70 n'izo 75 nyine gusubiza hejuru yego byarashoboka yuko urukiko rw'ubujurire nibura agakondisiyo kamwe kari kuba kuzuye kugira ngo urukiko rw'ubujurire rwakire ubujurire iyo zagerwemo igifungo kingana nibura n'imyaka 15 none bamuriki ahanishijwe imyaka 5 so mu manshinjabyaha igihano cy'igifungo cyagenwe nicyo cyonyine gishingirwaho mu kugena ububasha bw'urukiko rw'ubujurire aha ngaho noneho ahubwo twita tunahagarika izi manza n'inshinjabyaha hano rero baratubwira ngo muri izi manza ziri nshinjabyaha yego nta nubwo amakondisiyo y'ihazabu arirwa arebwa mu manza nshinjabyaha kondisiyo bareba gusa ni ingano y'igifungo none ingano y'igifungo ni imyaka 5 mu gihe hano ushobora kujya mu rukiko rw'ubujurire iyo bigeze ku myaka 15. Ibi bivuze iki rero bivuze ko bamporiki adafite uburenganzira bwo kujurira urukiko rw'ubujurire ndetse n'ubushinjacyaha nabwo bugutegetswe kunyurwa n'ibi bihano bitanzwe n'urukiko rukuru rwa Nyarugenge nkuko byasomewe mu ruhame icyo nicyo bivuze mu yandi magambo bamporiki agiye gufunga bamporiki ngiye uri cyangwa arafunzwe atagiye kubera ko kuko turajya kwa proding ikiganiro systeme iri ikoreshwa n'ubutabera kuko ngo harimo gereza harimo ubushinjacyaha harimo inkiko yego iyo hamaze gushyirwamo umwanzuro kandi bigaragara ko urubanza rugomba kwitara itegeko tumaze kubona ko ashobora kurujuririra bayane magambo bamporiki ubu niba itari kuzamura amavuta yamaze kuyazamura kuko nubundi tugereranyije n'igihe turi buze kwa prodingira ibiganiro turi buze ku bya prodinga abantu bamporiki we ari buze ko bari gusuhuza abavandimwe hari
kugira ngo hakikishe ko nimero irimo gucamo iracamo ko byagera kose ntabwo arayikuraho ariko tugeze anatwitabye twagira icyo tumubaza telefone iraca kubaha honorable Halo? Ni byiza amakuru? Nashaka kubaza urateganya kujurira icyemezo cy'urukiko rukuru? Cy'igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazaba ya miliyoni 30. So bamurikiye honorable akabara yikopye amagaye mubaza niba ashobora icyo ateganya cyangwa se uko nyir'ubwa byakiriye hanyuma akubye telefone ariko mu yandi magambo telefone yarayifite musanzwe muvuganiro bamurikiye afite telefone ye ntabwo arafunga twabonye ibiteganywa n'amategeko ubwo ibindi bizakorwa biraza gukurikiraho n'inzego zifite ububasha ariko arabajingukiye bishatse uvuga ko amakuru ataramugeraho byashoboka amahorike rwose nawe uri kudukoryo twinshi cyakora tukwifurije nyine hanyuma koroherwa no kwakira igihano kuko tuzanye ntanga ibitekerezo byanjye bwite kwinginga aravuze ngo umugabo mbwaseka imboshye urumva bamorike ntabwo mugiye kumucira ku iteka sibyo no kuba n'urukiko ntabwo rwamuciriye iteka rego rwamugiriye imbabazi kujyana igifungo cy'imyaka 5 nkuko babisobanuye kiri munsi y'igiteganywa n'amategeko urumva yego n'ihazabu igomba kuba hagati ya miliyoni 30 na 50 yego zaba 30 babonye impamvu nyoroshya cyaha so ntekereza ko no kuba birinze bigera aha ngaha atarigeze afunga yaburanye adafunze nabyo ni imbabazi bamugiriye kandi ikindi nyine no muri conditions zitamworoheye umugore bararwaye makuru ufite nuko nunda kirwaye arwara ubukira ariko kuko no mu kuburana yagiye asaba yuko kuko buriya mu bishobora gutuma mu bihano ushobora kugenerwa na condition état de santé y'umuryango ushobora gushingirwaho cyangwa se status ariko bigaragara ko atari mattering problem kuko ntabwo mu rukiko byigeze bigarukwaho ngo bigaragazwe ko ari ikibazo cyatuma none hagabanyirizwa igihano kirenze icyo yahawe n'urukiko bivuze ngo warurangije nanjye ikindi tutavuzeho kucyo bamurikiye yaburanye asaba atugiye ukibagirwa ko kantu icyo gusubikirwa igihano gisubitse ni hamwe umucamanza yitabaje umuhanga wavuze ko mbese icyo yagaragaje nuko urwego rwa bamuriki yego umwanya murimo yari ariho aramutse adahawe asubikira igihano cy'igifungo yego ngo haba hadashingiwe nyine kuri bimwe uwo muhanga yavuze byuko ubutabera bugomba gutangwa kugira ngo bibere n'abandi isomo icyigisho nge rero nkaba nashimira ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhagarara mu nshingano zabwo neza ariko nanone bwisunze amategeko reka hano nako twebwe nutakavuze si hame ko bamuriki afunga imyaka 5 ashobora kuyifungwa mikeya bitewe n'imyitwarire ye kuko hari icyo bita liberté conditionnelle bitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine oya ntabwo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu atanga icyo bita presidential pardon cyangwa se ni imbabazi ufite ubwo bubasha wenyine ari umukuru w'igihugu izo ngizo presidential pardon niko bazita izo yego cyangwa Messi impuhwe imbabazi zitangwa na president ziteganywa n'iteko nshinga rimuha ubwo bubasha hanyuma hakaba ibindi biteganywa cyangwa se bisohoka mu iteka rya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze aricyo bita liberté conditionnelle liberté conditionnelle iyo unababariwe ugira ibyo utegekwa kujya witaba kugira gute icyo gihe bareba uzabona abantu ngo hafungwa abantu 2 3 bari ntabwo ari perezida bababariye bariya icyo bita liberté conditionnelle hasuzumwa ibintu byinshi ese witwaye gute mu gihe cyo gukora igifungo cyawe ese waragorowe koko waragororotse hari conditions z'ubuzima urimo uzi ko hari igihe higeze gufungurwa abasaza n'uburyo biba gufungurwa abasaza uzi ko abantu bajya ubushize hafunguye abakobwa bahamwe n'icyaha cyo gukuramo inda urumva
harebwa kondisiyo ubwo wenda bano bantu ubwo bakoze icyaha biteganywa n'amategeko ariko hari kondisiyo z'ubuzima ushobora kuba zaribibateye si uko atari icyaha si nuko abandi batazahanirwa icyo cyaha yego ariko bakababarira ariko ngira ngo hari kondisiyo ngira ngo niba ari 2 bya 3 cy'igihano niba ari 1 cya 2 ariko hari imyaka ugomba kuba umaze gufungwa ukaza iyo kondisiyo ikaba yujuje ku buryo ushobora gufungwa kureba benshi banahabarirwa n'umukuru w'igihugu bafite igihano kirekire ariko kubera ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ashaka kumaramo 2 ashaka kumaramo 1 ashaka kumaramo 1 perezida akamubabarira Pierre Damien niko yababariwe Ingabire Victoire niko yababariwe Kitomi niko yababariwe n'imbabazi za perezida ariko hari abandi benshi bafungurwa n'iteka rya perezida rya ministry ufite ubutabera ariko iyo minsi uvuze ntabwo ishoboka irashoboka iyo minsi uvuze ngo ingahe 3 irashoboka wese ubigena ufite mu bubasha kari nyakubahwa perezida wa repubulika nta wararisomye neza nta oya imbabazi za perezida zishobora kuza igihe cyari cyo zose ububasha sibyo bwo guca iteka igihe cyose nyuma yuko urubanza rwamaze kubitegeka kuri igihugu ashobora gutanga imbabazi reka rero kuri igihugu zitandukanye na liberté conditionnelle yo ibanza kureba ngo hashize igihe kingana iki yitwaye ati amaze n'igihe kingana gute umukuru w'igihugu impamvu zitumye twamurekura zimeze ziti hanyuma se Theo wasoreza ahangaha tukajya guha abanyarwanda ibyo bagomba kumva nge nkashimira nkuko nari mbivuze ubutabera bushyira mu bikorwa akazi kabo ariko bwifashishije amategeko abantu baraza kwakira gute iyi myanzuro byasaba kujya kubabaza ahubwo mutwandikire muri komenti ese mwakiriye mute musinda abanyarwanda none nawe nturi abanyarwanda none se ngo mvugira abanyarwanda ngo barabyakira gute ngende umunyamakuru ndabibahaye nk'umuntu wari ku rukiko reka uko babyakira bitubwira muri komenti uko babyakira batwandikire muri komenti ubundi dukomeze tubane ku Bigwi TV no ku Kwezi TV jewe imbabazi bamuriki nazigirirwa bizaba ari byiza niba banazikwiye kuri bizaba ari byiza ako yanatakambye avuga ati rwose ati mwande kuranagwa ati ubu ngubu atumuramutse mungiriye impuwe mumbabariye cyaba igishoro nakongera nkema nakongera nkakorera u Rwanda kuko ndacyafite amaraso afite intege zo kuba narukorera ariko munshyize mu gihome byaba birangiye amubwira ubushobozi bwanjye bamuriki ntazatindamo nicyo tumwifuriza ariko mu gihe azaba arimo azitware neza kugira ngo ikinyabupfura kikomeze kimurange unabibona ku myitwarire ye mu rukiko uko yaburanye ntekereza ko nahanwa hari ahantu guca bugufi ntago waba uri guca bugufi imbere y'urukiko waje n'imodoka yawe urumva ariko nge hari akantu ntakunze mu miburanire ye kari akantu yagereranyije icyayi cy'abantu basangira icyayi noneho umwe agahemba undi igihumbi bitewe n'aho ari Nyamasheke uretse gatoya hanyuma we akaba yemerewe kuba yahabwa kubera ko basangira champagne na mugenzi we akaba yahabwa ishimwe rya miliyoni igihumbi cy'Inyamasheke na miliyoni 10 comparativement wabigereranya ute bwana Theo ariko ntago nyabyeranya nshingiye kuri Nyamasheke na Kigali ntabwo nashingira ko Nyamasheke hari abakire n'abakene Kigali hari abana buze Kigali n'abana basaba igiceri cy'ijana none se ubwo ngubwo byahura bite icyo ntemeye ni kuri Nyamasheke na Kigali kuko Kigali hari abakene Nyamasheke akaba abakene Kigali hari abakene abaherwe ni Kigali hari abaherwe yego ahubwo bivuze ngo rero iyo comparaison yabivuga neza bivuga ngo hari umukene ishimwe ry'igihumbi ryafatwa nka miliyoni 10 z'umukire ariko w'inyamasheke no kuko umuntu w'inyamasheke yumvisemo hari abantu b'inyamasheke bari kuri renje cyangwa banamurenze yego barahari so wenda yavuze Nyamasheke wenda ahantu akomoka sinzi ko yageze ariko icyo ashaka kuvuga ngira ngo wenda umuntu yareba kuri meaning icyo ashaka kuvuga ashaka kuvuga yuko hari umuntu w'umukene ishimwe kuko ntekereza ko ubu koko wajya wangurura agacupa nakugiriye neza sibyo ukama igihumbi ku rwego turiho akugurira agakese agakese ariko ntago ngeri ari ndonke hano basha ubucuti bw'ikigo cyanjye rero n'ubw'icyawe burakemangwa kuko bushobora kuba butifashishije za ngingo zagaragajwe n'umunyabwenge wifashishijwe mu rukiko bacyakora abantu batubare ko tutabashije kumufata mu mutwe uriya muntu urugero naguha uribuka cyagihe ngurira agacupa hano oya ni kamwe ariko gahagaze neza kakariya naguze nkangahe kuriya
urumva ari mu rwego rwanjye rero nagushimiye cyane rero ko unanshimiye ko nahuguriye agacupa ibigo byombi bikomeze bikorane tunabashimire mwese mukomeje kudukurikira ku bitangazamakuru dukorera ITV Rwanda ndetse na Ukwezi TV murakoze cyane abantu bakomeze bakurikire Ukwezi TV ndetse na ITV Rwanda amakuru n'ibiganiro bitandukanye bizakomeza kubagera mu bitandukanye ndetse n'iyi nkuru tuzagenda tumenya ndetse n'iri tegeko by'umwihariko niba ngombwa dusongera tugasengurire kugira ngo muryumve byisumbuyeho twifurije bampora iki kwakira imyanzuro y'urukiko niyoroherwe kandi azakomeze koroherwa azanoroherezwe igihe cyose bizabera ngombwa mu nshingano no mu bubasha bazabona yuko igihe cyose kandi yuko ari ngombwa bivuze ko mwese mukomeze kubereza kandi murogerwe na gahunda zose murimo hasta la vista.